turabasuhuje mumeze mute. Uyu munsi tugarutse guteka. Ibi ngibi mubona, iki ni igitoki nagihase, izi ni imboga za dodo, izi ni magi, izi ni inyanya eshanu. Nafashe inyanya eshanu kubera ko ntabwo nshaka guteka sorwatomo cyangwa salisa, nshaka gukoresha inyanya gusa. Hanyuma mfite n'amavuta na beef masala. Igitoki cyanjye ndagishyiramo beef masala. Ndabizi neza ko beef masala ijya mu nyama, ariko nigeze kuyiteka mu gitoki kirandyohera. Ngiye kuyiteka rero n'ubundi kubera ko gasigaye ari gakeya, ndashaka kugateka mu gitoki. Hano rero imbabura yatse, umutse isafuriya yacu dukata n'igitunguru. Igitunguru turagikata uko bisanzwe, nshaka kugikata gutya kuko n'igitoki ntabwo ari ngombwa ngo dukate tutagaragara. Iki gitoki nashaka kugishyiramo ubunyobwa, ariko ntabwo nshiramo, ariko wowe ubishatse wabushiramo. Isafuriya yumutse, reka mbanze nshiremo amavuta. Nkoresha amavuta aringaniye. Ubunyobwa nshiramo uko ibindi biryo nariye nabyo byarimo ubunyobwa, ntabwo nshaka kuburya nikurikiranyije. Urabona ko ibintu byose nabitunganyije. Tungurusumu nayo ushatse wayishyiramo, ariko ntayo nshiramo. Pavuro ntayo mfite, seleri byose ushatse wabishyiramo na puwaro, ariko njye ndakoresha ibyo mfite mu rugo ntiriwe njya gupanika. Noneho negeze imbabura hino. Ngira ngo hano murimo murabona isafuriya. Guteka igitoki ushobora kukibanza mu mavuta, ushobora kubanza ukagishyira mu isafuriya n'imboga bigatoboka ugakaranga nyuma, ariko ngewe ko ngiye kugiteka ndaje mbibereke. Ntegereza amavuta yanjye abanza ashe. Shyiramo cya gitunguru. Ntegereza ngo gishe, ndahita nshyiramo za dodo zanjye. Hanyuma hirya ngiye kuba nkata izi nyanya. Ntabwo muri kubarenga aho ndi gukatira. Nongere ninjizeho isafuriya. Banze nkata inyanya zanjye. Inyanya zanjye nazihase, ariko ubishatse ntiwazihata, ariko uyu munsi nazihase.
turateka ari igitoki cyoroshye kubera ko kirimo imboga. Inyanya zanjye ndazirangije, urabona ko zihagije, niyo mpamvu ntari bukoreshe icyo bita sorwatomo cyangwa salisa. Mu guteka ifunguro byoroheje bitaguhenze. Imboga nazo rero urabona uko zimaze gukubitwa n'uyu mwuka w'ubushyuhe, ndahita nshyiramo bya bitoki byanjye mbikatemo kabiri. Ibitoki n'inyanya byose dushyiramo rimwe, tukavanga. Ndakoresha akunyu kangana gutya, urakibona igitoki cyanjye. Amazi, murakimuza ko hasi bimwe watetse mbere bitafashe hasi kugira ngo igitoki cyawe kitaza gushirira. Nambwiye ko nshaka igitoki cyoroshye. Ahangaha rero ngiye gushyiramo ya bifu masara yanjye,
ni gakeya kose ndagashyiramo, nshyiremo na za magi zanjye, ubundi mpfundikire ibiryo byanjye bishye. Bitampenze, bitangoye, nkoresheje ibyo mfite mu rugo. Bivange neza, yinjiremo. Noneho mpfundikire, ntegereze ko ibiryo byanjye biza gushya. Ndagaruka kureba nyuma y'iminota 10. Abakunzi b'agasenda rero batereramo n'agasenda gatogotemo. Urabona ko ibiryo byanjye byatangiye gusa neza. Turebe aho igitoki cyacu kigeze. Cyahiye. Hari akandi karungo nashyizemo ntaberetse, aka kitwa tembeya, ni tomato powder. Banumva ko impuza ibirungo yashyizemo bihagije, umunyu uhagije, gakuramo rero rwa rusenda. Ibitoki byanjye byahiye, hakurikiyeho kubikuraho, ubundi tukarura. Nabwiye ko ntari bukoreshe ubunyobwa, ariko bishatse urabukoresha ntacyo butwaye. Ubureho imbabura. Urabona ko nta nubwo cyashwanyaguritse kandi cyahiye neza. Iki gitoki cyanjye kiroroshye, kiraryoshye kandi gisa neza. Guys, niba ukunda iyi video rero sharinge ku zindi nshuti zawe, kugira ngo turebe ko hari aho twava n'aho twagera. Kandi ume komenti niba hari inama wangira, ume komenti, cyangwa niba hari icyo wifuza ko tuzateka nabwo ume komenti, ndetse ukandi na like. Abatarakora subscribe rero muyikore. Imana ikomeze kubaha umugisha namwe abayikoze. Ciao ciao, tubane muri video y'ubutaha.